azi andongore angira umugore angira umugore amugira umugore birangira nyine bibaye gutyo gusa yaje gupfa cyangwa se kwitaba Imana mu kirimi nyarwanda birangira nyine ubu nyine yabaye indangamirwa ya Kigali. Ubuse ni Moses cyangwa ni Semuhungu Eric navuze Moses cyane wowe bivuze ni Semuhungu Eric ariko man ari kuvuga Moses navuga Moses ubwo rero byumvikane ko iyo ndirimbo yawe ari igihe warongera uyisubiremo oya nyisubiremo burya nakugurukana no kumana nahakugeza humura nacyo uzamburana kandi ntabwo uzambabarana inyama bakuye mu nda ya Brian nzaho ziri aho Moses yabereye umuge naho nari imari turavuze ariko umuhungu wanjye no byabaye ibindi ndetse uri kugenda ntabwo mbizi pe navuze Moses Moses we nuva story ye ongera usubiremo iyo ndirimbo uri kumfata inyama bakuye mu nda ya Brian nzaho ziri aho Moses yabereye umuge naho nari imari ni Moses wallahi sorry ongera usubiremo noneho ukangu ushyiremo noneho Semuhungu cyangwa ndirimba indi abanza uti iyo ndirimbo kubirenze wamugeza ku Mana ukamukuraho inyama za Brian ahantu bazitsingira hazi aho Moses yabereye umuge urahazi njye burya nakugurukana no kumana nahakugeza humura nacyo uzamburana kandi ntabwo uzambabarana inyama bakuye mu nda ya Brian nzaho ziri aho Moses yabereye umuge naho ni Moses ndagasa nasobanuye ibitari byo amusori kabisa Banyarwanda rwose Banyafurika baki aho muri hose kabisa amusori wallahi ni Moses story ye uko nimeze rero Moses yavutse mu muryango udakiza cyane noneho kuroba afite business iri mu mamiliyari ni ukuvuga ngo we yagiye ahantu bita mu Bufaransa agezeyo nyine ubibonetse cyangwa wowe nta muntu uragutereta byambayeho nimba ari dread zabiteye wenda ukuntu zimeze iki cyangwa se ubwiza kuko buriya ndi mu basore beza i Kigali ariko nawe n'umugabo aranereta pe twahuriye muri club biri serie Cascade ahitwa i Musanze nageze Musanze aranereta gusa nyine ntago namurenganyije ntabwiye ni uzi kwitegereza yanyibukije ko ndi mwiza ariko nyine ikintu nabivugaho nimba ubuze umugore abagore barabuze gura indaya gura indaya none se nimba ubuze umugore uranereta ibaza ariko ndeba ndi gutaka ubwo nyine mpita nkubyaza umusaruro cyangwa bakubwira ko usa na Kirisizi barabimbwira iyo babikubwiye se uvute numva bigayitse kuko Kirisizi arashishura ni umuhanzi ushishura birambangamira cyane bagutwara muri jare ye wowe bakubajije ngo kubera iki usa na Kirisizi uhita wumva ubabaye cyane birambabaza kuko maze kubibazwa n'abantu bagira ngo noneho birangira nyine ahuye n'abadiaspora sinzi ukuntu nabita n'abadiaspora bavuye mu Rwanda bajya hanze nyine mu Bufaransa yego bamunywesha kitwa weed bamunywesheje weed ni ibyatsi nyine bimwe by'ababushari none awe winseka bwadi nyine babushari nabo banywa ibyo byatsi anywa ibyatsi banze icyayi banywa ibyatsi birangira nyine bamugize gutyo aza guhura n'umugabo umwe amazina ye ntabwo ari ngombwa kuyavuga noneho nyine birangira asomyeho gusa nyine yaje kumwuha ibiceri ashinga business ariko byaturutse kure nyine nawe byasabye kaba nka Moses dore nk'urugero hari umugore twahuye yaranze aravuga nitwa Lion nanjye niyo none wiseka mwana nyine impamvu be wisekeje nuko umugore yitwa izina ryawe kandi afite izina rye niko yamamagaye kuko niko nitwa Lion nanjye niyo arambaza ukora tungahe mu ijoro ni gutyo yambwiye biri serie yari umugore mwiza ndamubaza uduki
arambwira ati wimbaza gutyo ukora tungaye nijoro nanjye ndamubwira ni sadepani cyane yambajije ubusa ndavuga nanjye rikamubwira ubusa sadepani cyane ati sunsubije gute ndabubwira ni biterwa n'umwana nyine uzi ko ubugari biterwa n'isosi yajye biterwa n'icyana sadepa n'ubugari sadepa n'icyana ubwo nyine ni nkaho wowe yari ari kukubaza ati njyewe ni kangahe ubwo wowe wahise umubwira ngo sadepa n'icyana sadepa n'icyana gutyo aravuga ati cyakoza wallahi birarenze kabisa yes ngo ayikaze kuri home chiri nk'ibisanzwe it's your boy Higgins muntu uri mu mahanga cyangwa mu Rwanda wumva ikinyarwanda twakire kuri channel yacu kandi turagushimira ko warakoze subscribe niba utarakora subscribe akaniko kanya keza ko gukora subscribe rero turi kumwe n'umunyamakuru akaba n'umuhanzi akaba n'umuntu ukora za gitumo nyinshi cyane reka tumwakire rero kuri home chiri atangira twibwira turakwakire brother yeah thanks kabisa nitwa Lion n'umusaza kabisa winseka ariko ese ukeka ko nabuze imirongo oya mba nishimye mba njyango nyine turyoshye ikiganiro witwa Lion nitwa Lion hari akazina k'agasirino kawe ubwo nako ka Lion cyangwa hari akandi nitwa nako jye ugashyira ariko nitwa Lion yego Lion utangira abantu ubinjiza mu kiganiro rero ukango uri umuhanzi uri umunyamakuru wakura na intro cyangwa ugashyira ka reflect tugatanye twiganirira ibyo ni bisanzwe njya nifuza kugufata nkakurinda bagusetsa ngewe joka nkagusetsa kandi ntagukoze nkaguhuza ariko ugareka kumbera ibamba singushuka nk'ibitekerezo ndabitwara njye bujyana kugurukana no kumana nahakugeza humurana cyuzamburana kandi naguza mbabarana inyama bakwiye mu nda ya Brian nzaho ziri aho muzosi yabereye umuge naho nari mari witsetsa baye bari witsetsa kabisa inyama tutararenga aho ntabwo nari kwemera kurenga inyama bakwiye ngo mu nda ya Brian uzaho ziri nzaho ziri kabisa ubuze ziracyariho cyangwa zararaje bazitabye ku gasozi bita Jari munsi gato nka metero nk'ebyiri umanuka niho bazitabye kabisa ariko man none ubwo byumvikane ko wari wakoze operation boro bari kumubagira yap de studios kuno byagenze rero uramu baby yifuje ko bamubaga kubera igifu kinini noneho bamubaze inyama bazikura muri Nigeria banze kuzishingura Nigeria bazizana mu Rwanda aravuga ati bitewe n'ukuntu nasenze ngo mbona amafaranga yo kubagwa reka tuzishingure kuri Jari ayanjye ubwo Jari niho hari akarimbi ka Brian kabisa ubwo noneho umaheta y'itono ikiganiro ubwo dufashe tuguye gituma ahantu Brian bashinguye ukarimbi ka Brian bashinguye umubiri we kabisa nuko bazamushingura kabiri nitwa Lion Lion none ibyo bintu ukimara kubibona haba hari ahandi hantu wigize ukora iyo breaking news no ubu ngubu breaking news ya Brian uyirekuriye kuri home chiri ahangaha nabanje guperereza amakuru ndayafata ndavuga ni nahangaha n'ubundi nzayarekurira yego kabisa Mr. Lion uri umunyamakuru kandi turakwemera kuba uri umunyamakuru utubwiye ku by'inyama za Brian utuvuga ngo n'ahantu Moses ngo yagire bite yabereye umuge nawe nari bari byagenze no kuvuga ngo uramuniga yageze USA aburi biceri abona nicuruza nk'indangamirwa bimwe by'abanzovu na yaka abona ntibizacamo birangira avuze ati rero reka nshaka umugabo w'umuge nawe w'umuge azi andongore angira umugore amugira umugore birangira nyine bibaye gutyo gusa yaje gupfa cyangwa se kwitaba Imana mu kirimi nyarwanda birangira nyine ubu nyine yabaye indangamirwa ya Kigali ubuse ni Moses cyangwa ni Semuhungu Eric navuze Moses
cyane wowe bivuze ni Semuhungu Eric. ariko man wari kuvuga Moses Navugaga ubwo rero Moses. byumvikane ko iyo ndirimbo yawe ari igihe wari wongera uyisubiremo. Oya. Nyisubiremo. Eh. Njya nifuza kugufata nkakurinda abakuriza njyewe joka nkagusetsa ntagukoza nkaguhuza ariko ukomeza kumbera ibamba. Sinkushuka njye ibitekerezo ndabitwara njye burya nakugurukana no kumana nahakugeza humura nacyo uzamburana kandi ntabwo uzambabarana. Inyama bakuye mu nda ya Brian nzi aho ziri aho Moses yabereye umuge naho nari imari. Turavuze ariko umuhungu wanjye noneho byabaye ibindi mbese biri kugenda ntabwo mbizi pe. Navuze Moses. Moses we ni kwa story ye. ongera usubiremo iyo ndirimbo uri kumfata. Inyama bakuye mu nda ya Brian nzi aho ziri aho Moses yabereye umuge naho nari imari. Ni Moses wallahi. Sorry. ongera usubiremo noneho kangu ushyiremo noneho Semuhungu cyangwa ndirimbine. abanza uti oya ndirimbo kurenze wamugeza ku Mana ukamukoraho inyama za Brian ahantu bazitsingira hazi aho Moses yabereye umuge urahazi. Njye burya nakugurukana no kumana nahakugeza humura nacyo uzamburana kandi ntabwo uzambabarana. Inyama bakuye mu nda ya Brian nzi aho ziri aho Moses yabereye umuge naho ni Moses ndagasa. Musobanura ibitari byo musori kabisa Banyarwanda rwose Banyafurika baki aho muri hose kabisa amusori wallahi. Ni Moses. Moses we story ye uko nimeze rero. Moses yavutse mu muryango udakiza cyane. Noneho kuri ubu afite business iri mu mamiliyari. Ni ukuvuga ngo we yagiye ahantu bita mu Bufaransa. Agezeyo nyine yari umwana umeze fresh nkanjye utanywa ibiyobyabwenge. Noneho birangira nyine ahuye n'abadiaspora sinzi ukuntu nabita n'abadiaspora bavuye mu Rwanda bajya hanze nyine mu Bufaransa. Yego Bamunywesha kitwa weed. Bamunywesheje weed ni ibyatsi nyine bimwe by'ababushari. None awe winseka bwadi nyine babushari niyo banywa ibyo byatsi. anywa ibyatsi. Banze icyayi banywa ibyatsi. Birangira nyine bamugeza gutyo aza guhura n'umugabo umwe. Amazina ye ntabwo ari ngombwa kuyavuga. Noneho nyine birangira asomyeho gusa nyine yaje kumwoha ibiceri ashinga business ariko byaturutse kure nyine nawe byasabye ko aba nka Moses. Niyo mpamvu nari naba aba nka Eric Semuhungu. Byabaye ngombwa ko nyine nawe aba umuge. Yego Ewana Mr. Ryan uri gutwika kabisa. Njye nkunda abantu basobanura ibintu kandi babizi neza. Rero nkuko wari tubwiye kuri story ya Eric Semuhungu ukatubwira kuri Brian ukatubwira kuri na Motion. Motion wabonye ejo bundi hari amagambo yavuze avuga ibintu bitari neza ku gihugu agiye mu rukiko ejo bundi abararize. Iyo nkuru wa hari ikintu yizo ngo wanze naho tunyuriremo tubone twakinjira no mu bintu bijyanye na career yawe. Mu by'ukuri ibiyobyabwenge byo ntabwo twabisangiye ngo nabisobanura kuko njye ntabwo mbinywa. Ikindi wenda ikintu nabonye navugaho cyambabaje gutinyuka ukavuga ngo nanga President Paul Kagame nanga inkotanyi. Ibyo byo byarambabaje cyane. Yego icyo nabivugaho yakoreshejwe n'ibiyobyabwenge kuko byageze nyuma asaba imbabazi. Yego ariko sinyika ko wenda yasabye imbabazi kubera ko wenda yicuza. Ashobora kuba yarasabye imbabazi kubera ko yageze muri RIB. Gusa nyine Moses ikindi si ubwa mbere ibiyobyabwenge babimufatiyemo. Mu mwaka ushize byamubayeho avuga ko yabinywereye mu Bufaransa n'ubundi nyine hamwe yabereye umuge. Ariko nyine kandi naho wari uhari. Nari mari. Ni ukuvuga ngo rero Moses icyo navuga bamukatira urumukwiriye kuko nta kindi nabikoraho. Yego sinjye wamujyanye kwa Murangira Thierry Doctor babyigeho.
nibyo navuga. tukiri aho ngaho urumva yararize arangije aravanga afite ikibazo cyo mu mutwe ngo ibiki n'ibiki. We wabibonye ute cyangwa wabyumvise ute? wa managinga miliyari zigera muri 2-3 ufite ikibazo cyo mu mutwe? Urumva iyo yari muri business bihindura isura. Agira ikibazo cyo mu mutwe ari muri life yo hanze, yagera muri business agakira? Byashoboka nabyo. Ibyo ntabwo bibaho. Icyo navuga bamukatire urumukwiriye, yaba imyaka 2, 3, 1 amezi angahe, bamukatire urumukwiriye, none hazagarukera baye muzima cyaba mujyani wawe. Ubwa mbere yari yakoresheje ibiyobyabwenge, birangira bamubabariye, uri kumva? Bikomeza ari uko agize imbabazi, ndibaza yari afunzwe ifungo gisubitse. None kuba hajemo ibi bindi, urumva wowe ari nkaho uri umucamanza cyangwa uri nk'umushinjacyaha, wabigenza ute wewe cyangwa wabyitwaramo ute? Ku giti cyanjye nuko wenda mu Rwanda hataba igihano cyo gupfa cyangwa se kumanika umuntu. Wiseka mwana, wiseka. Gusa nyine ngiye mba numva nyine bamukatira nk'imyaka 100 akazavamo n'ubundi yararangiye. Nuko bitabaho nyine. Gusa bamuhe nka 25 cyangwa 50. Aho muri iyo range. Yego. Rero twagiye twigire muri kariye yawe. Mr. Ryan. Uri umunyamakuru wagiye ugura nawe. Ntabwo nitwa Mr. Ryan, nitwa Ryan. Yitwa Ryan. Nitwa. Ngese ubwo mvuze ngo nitwa Ryan. Mvuze ngo nitwa nawe niyise. Rero yitwa Ryan. Nitwa. Ariko wese ko ushaka ko ngiye nitwa wowe. Kandi ngiye ngomba kwita wowe. Yitwa Ryan. Impamvu nabivuze, buri muntu wese ku isi aba yumva yaba intare. Umuntu waba intama aba yumva yaba intare. Niyo mpamvu navuze ngo Ryan na Ryan irumba biratandukanye. Nawe yumvemo intare nkanjye. Ryan na Ryan biratandukanye. Ryan, nitwa Ryan. Witwa Ryan? Wowe byandika nawe. Ngiye ntago rero nitwa Ryan. Ngiye nabishyize muri society. Nitwa Ryan. Nzamwita nyine ko uri intare. Nari. Yitwa intare. None ngiye nkitwa Higgins. Nese ubwo nkubwiye ngo uvuge ngo nitwa Higgins, wowe wakumva ari nitwa. Erega dore nk'urugero, hari umugore twahuye yaranze aravuga nitwa Ryan, nanjye niyo. None wiseka mwana. Nyine impamvu be wisekeje n'ukuri umugore yitwa izina ryawe kandi afite izina rye. Niko yamamagaye kuko niko nitwa Ryan, nanjye niyo. Arambaza ukora tungahe mu ijoro? Ni gutyo yambwiye biri seriye. Yari umugore mwiza. Ndamubaza uduki, arambwira ati wimbaza gutyo ukora tungahe mu ijoro? Nanjye ndamubwira ni sadepani cyane. Yambajije ubusa ndavuga nanjye rikamubwira ubusa. Sadepani cyane. Ati sunsubije gute? Ndabubwira ni biterwa n'umwana nyine. Uzi ko ubugari biterwa n'isosi, nacyo biterwa n'icyana. Sadepani ubugari, sadepani icyana. Ubwo nyine ni nkaho wowe yarari kukubaza ati njyewe ni kangahe? Ubwo wowe wahise umubwira ngo sadepani icyana. Sadepani cyane. Gutyo aravuga ati cyakoza wallahi birarenze. Kabisa urarenze brother. Kabisa. None se yitwa Ryan? Nitwa njyewe ntabwo nzakwita ngo ntarewe. Zabati Ryan. Zavuga Ryan. Uvuga witwa Ryan. Witwa Ryan. Yego. Ubundi ufite sheri? Njyewe yego ndamufite. Ubwo nyine sadepa ni cyana. Sadepa na sheri. Yego. Sadepa ni inzobe. Inzobe yawe ingana niko nanjye nkora. Ubwo inzobe iri too much ukora bingana bite? Sayiromba inzobe nyine ugomba kubibyaza umusaruro paka ibaye umutuku. Sibyo? Inzobe ukubise cyane iba umutuku. Nanjye nyine yiri inzobe. Nawe urabyumva nyine paka ibaye umutuku. Urumva nawe uri umuhungu wa nzovu. Ndi intare nyine. Uri intare? Ndi intare pe. Kandi intare ikunda inyama. Sarabiyobewe. Nkabashi. Nese Ryan. Ubundi muri iyi minsi hari ibintu bigezweho ngo you posting ibintu byiza abantu ntago babyizera.
cyangwa ntabwo babireba ariko wapostinga ibintu bijyanye na sexual abantu bakabireba bijyanye na sadepani cyane nyine bakabireba. Wowe ubibona ute cyangwa ubona ute mu minsi iri imbere ukuntu urubyiruko ruzarwitwara cyangwa abapapa? N'ubundi nyine iyo uvutse uri umugabo nukunda sex z'abagore, wavuka uri umugore ugakunda sex y'abagabo. Ukiri aho ngaho rero ubu ngo ntabwo ariko bikimeze. ubu usanga umuhungu akunda umuhungu mugenzi we n'umukobwa akunda umukobwa mugenzi we. ubona biterwa n'iki? Bamwe umuntu ababajije avuga ngo abahungu barabuze, amini ngo abagabo barabuze, undi ngo abakobwa barabuze. Wowe ubibona ute cyangwa wowe nta muntu uragutereta? Byambayeho nimba ari dread zabiteye wenda ukuntu zimeze iki cyangwa se ubwiza, kuko buriya ndi mu basore beza i Kigali, ariko nawe n'umugabo aranereta pe. Twahuriye muri club biri seriye Cascade ahitwa i Musanze, nari nageze i Musanze, aranereta gusa nyine ntabwo namurenganyije, nabwiye ni uzi kwitegereza, yanyibukije ko ndi mwiza, ariko nyine ikintu nabivugaho, nimba ubuze umugore abagore barabuze, gura indaya. Gura indaya. None se nimba ubuze umugore uranereta, ibaza, ariko ibaza ndeba ndi gutaka, ibaza ndi mu buriri ndi kurongorwa, ibaza iyo foto. Niyo bimbayeho sometimes, nani Kigali byambayeho, ngenda kubwira ni tereta indaya, gura indaya ya 2, ya 5, ya 10, uyitware uyisambanye itahe. Nise wagura indaya Inde wowe? Akada reka wasanga waraguze kandi abakobwa bankunda barankunda. Ubundi abakobwa bakubwiye ngo baragukunda, ubundi bakubwira ko bagukunda iki? Njyewe oya njyewe nako wowe so njyewe iyo bambwiye ko bankunda ntago nakubaza icyo nkundi, kubera iki? Ndibyaza umusaruro urwo rukundo ndibyaza umusaruro, nkazibuka kukubaza ntanakibuka ko wankunze, ubwo nyine mpita nkubyaza umusaruro. Cyangwa bakubwira ko usa na Kirisizi? Barabimbwira. Iyo babikubwiye se wumvute wowe? Numva bigayitse kuko Kirisizi arashishura, ni umuhanzi ushishura, birambangamira cyane. Bagutwara muri jare ye. Wowe bakubajije ngo kubera iki usa na Kirisizi uhita wumva ubabaye cyane? Birambabaza kuko maze kubibazwa n'abantu bagira ngo mbajije bwa mbere nuko mbyitwaramo, nambara agapfukamunwa, naba mfite bandana hafi nayo nkayirenzaho kuko biragayitse. Kubera iki se? Kirisizi ni umuhanzi ushishura cyane. Yego. Yashishuye Oliver Ngoma, ashishura Makanyaga Abdul, urumva nyine si umuhanzi. Ni umuki? Ni umushishuzi? Ni umuhanya. Birangiye no mututsi. Ni umuhanya, ni umuhirimbiri, ni umuhiri, nyine biterwa n'ikinyarwanda uvuga. Birambabaza cyane. Ariko mana yanjye birambabaza pe. Cyane. Iya byaguteye n'agahinda? Binera agahinda. Kuko na dread mfite ubu suka ari we wazishyizeho mbere. Mfite amafoto na postinze kera muri 2023. Izi dread nzifite kuko ninjye wazihimbye mu mutwe wanjye. Yego. Bitewe nuko nari mfite zigeze aha ngaha ku bitugu. Yego. Nzikuraho bizarambangamiraga nyine mu nzira kugenda, zaratumaga nshyuhirana kuko zari umukara, zakururaga n'izuba. Nshyiraho izimeze gutya. Nsanga yabonye ifoto yanjye abagize gutya. Ndumirwa. Ni gashishuzi nyine. Mbega yabonye akantu keza atavuga ati aka kantu reka nkiyiteho. Kabisa. Okay, rero Mr. nakwambuje kukwita Mr. Nitwa Ryan. Yitwa Ryan. Ntare, Mr. Ntare, njyewe nyimara kumva ibyo bintu nanjye numvise binteye ubwoba. Tutegereje feedback izava kwa Kirisizi twumve wagwana. Ariko ubundi Kirisizi na ya mpano batandukaniye. Kirisizi na ya mpano batandukaniye ubundi bose, dore nk'ubu ndirimbye nk'aka R&B narindi kwandika muri iyi minsi, ya mpano nashiduka yagasohoye. Kamo twumve. Mpana gashishore.
ntago nabyemera pe. Sinzi niba uri kumva icyo kintu pe. Ndetse ya mpano arashishura. Ntago wabyemera kabisa. Indirimbo yitwa Urw'agahararo yakoranye na Marina, ukeka ko bayikuye? Ese ntago nkunda ku by'agahararo. Ese ntago nkunda iyo ngiyo barayishishuye. Bayishishuye ndetse batangiye kutubeshya. Jya kuri YouTube rebe wandika Urw'agahararo uhita ubona nyirayo niza bwa mbere agakurikiraho iyabo. Ni bayishishuye, ndashaka kumenya ninde bayishishuye. Ntago ndi kwamamaza. Ariko uriwe turi gukora operation, tuba tugomba gukora operation y'ibintu nyine nyabyo. Ntago ndi gukora operation, ntago ndi Skype. Nje ndi gukora ikiganiro, turi kuganira. Turi kuganira kwa ngo nyine tuhugura abantu, ndetse ubwo abantu wabaha amakuru atuzuye, turakwemera nk'umunyamakuru. None urumva uduha amakuru atuzuye. Ubwo uko kurumva ibyo ari neza. Uzi impamvu ntamuvuga? Naramuhamagaye. Ndamuhamagaye ndabwira se koko yanutse igitutsi. Inde ya mpano? Oya, uwo bashishuye. Ni ukuvuga ngo ya mpano uwo muniga yamwiyambaje agiye kugira ngo amufashe gushyiramo amamelodi. Ya mpano aravuga ati okay, nawe ayivugurura neza ashyiramo Marina. Marina nawe ya mpano muri tuntu ni abashura bazi nyine. Ngo hari igiti bahobera. Ngo iyo baje yakiri Muhanga niba kibaye iyo gihobeye babirangiye umugisha bawubonye. Igiti cy'umugisha hari igito kiragati mu muhanda, ariko ya mpano ngo yagihobeye gatatu. Byabanje kwanga 2021 na 2 ndetse na 4 arongera agihobera. Ahobera byanga, ariko na 4 The Ben aravuga ati kabisa ntacyo atakoze kabisa ngwino. Basi na The Ben nawe yagihobera? Oya, The Ben ntabwo yagihobeye. Tubwire nk'abantu batatu bagihobeye uzi. Ya mpano hari undi mukobwa witwa ngo Miss Element, sinzi niba muzi. Ndamwumva. Undi wita uyu muraperi mushyashya wahitinze urimba muri fone ye bita muri fone ye bamwita Motari. Motari. Yitwa Motari freestyle. Yitwa Ndera, yitwa Young Zaki. Young Zaki. Urazi so epfiriya kwaba ya mpano? Muri fone ye yitwa Motari, avuka i Rusizi. Abo uko ari batatu nibo nzi neza. Baragihobeye. Baragihobeye. Nese ko numvisha harimo bamwe batamamaye nka Misiyere nta muntu umuzi. Uwo mugore, uwo mukobwa uzi ko nta makuru ufite. Uriya mukobwa yari afite na channel ye imuhemba, yaramamaye kada. Okay, rero Mr. Ryan cyangwa Ntare uvuga ngo nitwa Ryan. Yitwa Ryan? Nitwa nje ntago nakiyitwa Ryan. Ntare. Yitwa Ntare. Nuguri intama. Ntari uko bishaka, ariko ntago umuntu ajya ava kuri home chill cyangwa kwa ngo dusubike ikiganiro cyacu tuze kuganiriza abantu nyine bandi bakurikira nyuma tumeze neza. Ntago wagenda ugendera urumva nyine nk'umunyamakuru, hari utuntu n'utundi tuba dukora nk'utuntu tutuma abantu bishima tw'imyidagaduro. Mbega hari amagambo dukunda kuvuga cyangwa dukunda gusubiramo, nkayavuga ukayasubiramo. Uri kumva? Yego. Rero niyo tugiye kugeraho kugira ngo twiteteninge n'abantu. Yego. Ngiye kukwibariza. Nutubazo tugira muri dutatu. Mbaza. Ugiye gusubiramo aya magambo. Ntariwe. Atanu atunga abatindi batanu. Atanu atunga abatindi batanu. Wow, usiko bibashije se? Urarenze niba mvuga ngo urarenze. Noneho hari akandi kavuga ngo ifirishwe ishu ishirishwe ifi. Ifirishwe ishu ishirishwe ifi. Uvuze? Ifirishwe ishu ishirishwe ifi. Wow. Ishwiri ifi inde. Oya. Entwagiye. Ifirishwe ishu ishwiri ifishi. Oya. Uretse. Ishwiri ishi ifirishwe ishu ishwiri ishwi ifi ifirishwe ishu ishwu iri ku ifi. Intare ko mbitangiye kurisha ubwatira. Intare yanjye kitangiye kurisha ubwatsi. Ifirishwe ishu ishwiri ifi. Byanze pe. Ishu
ifirishwi ishu irifishwi. Ibintu uri kubyumva neza? Subiramo rimwe. Kamanze. Ishwi ifirishwi ishu irishwi ifi. Ishwi ifirishwi ishu irishwi ifi. Nabishoboye. Ifirishwi ishu irishwi ifi. Ifirishwi ishu irifishwi. Ifirishwi ishu irishwi ifi. Nabishoboye kabisa. Ifirishwi ishu irishwi ifi. Akunda guhatana kabisa. Nta kintu cyananiye. Nta kintu cyakunaniye. Nabona perezida buriya. Ese Gisekedi yandusha kuyobora. Nabyo nzi. Umuntu wemera ikintu ejo akagihakana ari perezida. Gisekedi. Nawe namurusha kuyobora. Okay. Ifirishwi ishu irishwi ifi. Twagiye noneho. Yap. Ugiye gusubiramo akangaka. Kalisa rushasijwe. Kalisa rushasijwe. Urakoze cyane. Kalisa. Rero ugiye ikintu ubwira abantu badukurikiye kuri Home Shiri, tunisozeza ikiganiro cyacu. Ikintu nababwira. Ndashushewe ankozeho ibintu rose irashibutse mbise kurume imwe yimije ariko nge niyemeje kurwara back part y'umubiri wanjye ariko dukora urukundo ndakajika inkorokoro budami imino pfundi batankireho rofire ngiye gutwara igare rya kankasimira kwire tandukanye imisoto be nkubera ishukalava nawe penisa mbaragira babu turanywana ngiye kubiza ikaramu itukura mu mashuka icavini zo nzuki mu mutiba w'agakobwa. Inyama bakuye mu nda Brian zaho ziri ibyo zandabiza kabisa indirimbo ndayibagiwe pe ndayibagiwe pe ntabwo nziheruka pe keretse ndirimbye indi ndirimba ntari twagiye iyo ndayibagiwe pe Saro ngo yankuyemo akanyarwango amumuti w'akanyarukundo ndi gupanga kuzagusaba soya kuma tugasinda kibako nzagukiza amarira y'urukundo zana hosting na muyango Tom Cruise tukamuha ubuso nkaruta papa Savana Kimomo ndagukunda kusuko ni wowe umpa amahoro nzagukiza amahoro ubishatse na nagukoma bro. Kada ndirimbidi we tamu unarabura abantu Beni wowe nahaye urukundo waracengeye ugera mu bwonko nagupfumbatishije akarabo kuko ariyo mamba y'urukundo nzagukiza amarira y'urukundo. Shabyanze man nabyanze pe narazibagiwe. Yitwa Ryan. Ryan rero abantu badukurikiye twishimiye ko bagiye kureba iki kiganiro bakagisoza. Ikindi icyo twabasaba nuko wajya kuri channel yawe urababwira platform zawe kugira ngo abantu bagukeneye cyangwa bifuza ko mukorana cyangwa bashaka ko mukorana ibiganiro. Uri nyawe n'umunyamakuru mushyashya no junior artist akaba na junior journalist byose rero arabikora nk'umusore witwa Ryan utagira urya ubwatsi ahubwo arya inyama. Sadepani cyane. Ikindi cya kabiri nuko azi n'iringara abantu bashaka gukora mu iringara banzura barabure no mu iringara basuhuze ubaganiriza mu iringano gato. Mbongo na maboko masoko na mbeto amafaranga mu ntoki amabono ku buriri. Nitwa Ryan ku mbuga zose TikTok, Facebook na YouTube. Instagram nago njye nyikoresha. Instagram nago nyikoresha. X nago nyikoresha nayo. Tinders. Maya nago naretana. Nkoresha imbuga 3 nizo nahisemo. Okay. Rero byari byiza ko turi kumwe nawe. Ciao nakagaruka kuri Home Shiri. Ciao.